Mwiriwe neza. Muri uyu mugoroba ngiye kongera kubigisha uburyo iyo ukora uruganda cyangwa se steel structure nk'uko twabibonye muri video yabanje. Ninabigishije steel connection, uko ugenda uconnectinga ibyuma aho bigenda bihurira. Ariko uyu munsi noneho ngiye kubereka ukuntu ukora iyi charpente yo hejuru, uko ukora pans ndetse ukanakradinga. Nibyo tugiye kwiga uyu munsi. Turagenda rero noneho dufungure Revit structure yacu. Mu busanzwe video ya mbere twakoze mu gihe cyashize, ibi tugiye kuba tubivugaho mu gihe Revit itari yafunguka. Nabigishije ukuntu ushushanya footing, bigisha ukuntu ushobora gushyiraho stable column, no mbigisha ukuntu dushushanya izi vertical column. Noneho turazamuka no dushyiraho izi frame cyangwa se charpente. Ariko noneho uyu munsi, isomo ry'uyu munsi tugiye kwiga ukuntu ushyiraho bya byuma usakarira hano, cyangwa se ni parine cyangwa se pariyeri, ndetse n'uko ushyiramo ibyo hagati ndetse ukabashyiraho n'uyu muryango. Ntekereza ari byo tugiye kwibandaho muri iri somo. Ngiye kubigisha indi nzira ya kabiri ubikuramo itandukanye no twakoresheje bwa mbere. Uno munsi iribanda ku gukoresha ama reference line. Twagiye noneho reka dufungure template nshyashya, kuko tugiye gushushanya ibyuma. Turashushanyiriza muri structure, turakoresha matrix structure template. Nimara kugeramo dukirike OK. Noneho software yacu yake, tuyireke yake. Iraka nk'ubusanzwe. Niturangiza dutangire dusettinga unit, ni ukwandika UN cyangwa se unit. Noneho duhindure kuri distance dushyire muri meter, nirwo rugero nshaka gukoreramo. Imibare inyuma y'akitso nshaka gukoresha imibare 3 kugira mbone n'amamilimeter. Ariko noneho nanone ikimenyetso cy'igipimo ni M ivuga meter. Nkirike OK. Nanone nze hano kuri distance ni meter. Noneho tugiye kuri length. Length nabo urabona ko harimo millimeter. Turakirika. Noneho hano mpitemo meter nk'uko twabikoze hejuru. Decimals cyangwa se decimal places. Imibare iri inyuma y'akitso y'imibare 3 kuri symbol ibe M. Nkirike OK. Nindangiza nkirike OK. Igikurikira hano ni uko tujya gusettinga elevation yo kuva kuri pavement kugera aho igisenge gifatiye. Hano twari turi ni muri project browser, twari turi muri properties. Turajya muri project browser. Niturangiza tujye muri elevation cyangwa se building elevation. Tujye kuri south. Noneho turebe kuva kuri level 1 ugera kuri level 2 hari metero zingahe? Ni metero 3. Ariko mu by'ukuri hano ntacyo byaba bidutwaye, dukoresheje metero 4. Noneho tugahindura no manivo. Hano hasi kuri level 0 niyo tutahita level, hano tukahita GL ground level cyangwa se slab level. Okay, urabona birahita bihinduka ahangaha, bigahita bijya no guhinduka hano hirya muri structural plan. Hano hejuru noneho kuri niba ukurikiye, reka tuhite eaves. Nkamenyereye kuba bakora inganda, muraza guhita mwumva eaves icyo bivuga. Ni hano muri kuza gufatiraho igisenge kiba kimenera. Hano ubundi byagomba kuba ari kuri level 2, ariko ni nkirika ku ruhande gutya. Barambaza ati would you like to rename corresponding views? Ningira yes, ni ukuvuga ngo hano eaves irahita ihinduka. Igikurikiye hano, kubera ko tuzi ko inzu yacu igomba kuba ari mugongo, ifite mugongo cya hajya frame, ni ukuvuga ngo ndahita nongeraho indi level ijya hejuru. Ni ukuvuga ngo uko mbikora, n'ubundi ndaza muri structural hano. Nindangiza njya kuri structural level, then hano hejuru
haza kuba hari kuri metero 1.80 hejuru, bivuze ngo hano kuba ari metero 4 nanditsemo 1.80 yahita iza hasi, ahubwo ubwo biraza kuba bimaze kuba 4.80. Cyakora hano ndaza muri 1.80 noneho nkirike hano, niyo mpamvu umuntu arahise ahinduka 5.80. So ni ukuvuga ngo ubu ngubu ndaba maze kubona iyi top level, iyo hejuru nishaka nyite apex. Nkirika yes, ni ukuvuga ngo apex irahita iza hano nka level ya 3, nindangiza nkirike ok. Nimva hano rero nanone ndatekereza cyane muri iki gice, ni ukuvuga ngo ari SL, ari eaves, ari na apex, nihe ngiye gushyira grid zanjye. Ni ukuvuga ngo grid zanjye ndashushanyiriza kuri SL, niyo mpamvu nza kumakinga sure yuko aho ndi gushushanya hano nshushanyiriza kuri slab level, kugira ngo mpajye ni ukuvuga ndahakirika. Nimara gukirika slab level, urabona hano iri selected, bivuze ngo ibyo ndi gushushanya byose biraba biri kuri ya niveau ya hariya hejuru. Step ikurikiyeho ni ukuvuga ngo tugiye gushyiraho amagrid line. Nanone tureba ko turi muri structural, tuze kuri structural grid, njye kuri grid hano, nindangiza ntangire gukora amagrid yanjye. Iyi ndayikora ari grid 1, noneho njye kuri modify, noneho mbanze selecting kuri iyi grid, njye hano muri properties, noneho nkomeze kuri edit type kugira ngo mbashe gushyiraho nimero ya grid no ku mutwe wo hejuru. Nicyo nkora nuko mpita nza hano kuri plan view symbol and1 nkayitikinga, neza ngakirika ok. Urabona ko mfite grid 1 hano, nkajyana grid 1 haruguru. Noneho ubundi buryo bworoshye kugira ngo ngende nkomeza njya kuri grid nshushanya kamwe kamwe, nshobora guselecting iyi grid. Hari uburyo butatu, ngakoresha create similar, narangiza nanone ubwo ndakoresha ziriya grid, nkavuga ko ari muri metero, nshaka gushyira muri 6 meter span. Ni ukuvuga ngo hano ziriya 6 meter ndazibona. Indi system nanone nshobora gukoresha ni yuko urumva hari ya grid, hari ya create similar maze gukora, ariko hari n'indi nshobora guselecting iyi grid, narangiza nkajya kuri copy, narangiza ngakirika hano, narangiza nkandikamo metero 5 enter. Ni ukuvuga ngo nkabona ihitiza, nanone nkadraga ngashyira ku ruhande, ngashyiramo metero 6 enter, nkongera nkagaruka hano nanone ngashyiramo 5 enter. Ni ukuvuga ngo iyi system nayo mujye muyikoresha kuko yoroshya ubuzima. Ni ukuvuga ngo bigeze mfite grid 5. Igikurikiye maze gukora muri grid zigenda south north, ukurikije aya ma elevation, ngiye gukora izigenda muri direction ya west east. Nanone nshobora kuza no kuri grid, noneho nkarema indi grid itambitse, ariko nk'uko dusanzwe tubizi, ni ukuvuga ngo iyi grid irakomeza ibe 6 kubera ko nuko tugeze kuri 5. Niyo mpamvu mu kueditinga ndi buyikirikeho, nkongera ngakirikaho nanone, naho nkayita grid A, kugira ngo izihagaze ziba ari imibare, izitambitse ziba ari inyuguti. Nanone nshobora gukoresha bwa buryo bworoshye, nga selecting iyi, nkajya kuri copy, narangiza mu butambike nkaza nkayibwira yuko nshaka kugiramo metero 8, ngakanda enter. Nanone nkaza hano, nkaza izindi 8, ngakanda enter. Ni ukuvuga ngo ndahita ngira izo grid, noneho kugira ngo mve muri buryo kugenda mushyiraho izindi grid, ndajya kuri modify kugira ngo skipping ya command. Mu by'ukuri izi grid turazibonye, tugiye gushushanya uruganda rufite izi size. Step igiye gukurikira ni uko nanoneho tugiye guhita tujya gushyiraho steel column, tugiye kuzishyiraho. Ni ukuvuga ngo turabanza turebe nanone yuko turi muri iyi menu ya structure. Noneho njye hano kuri column, ninjya kuri column
hano murabona ko nkiri muri object browser, ndajya kuri property kugira ngo mbashe kubona columns mfitemo. Noneho still column mfitemo hari izi concrete ni na universal column kuko nshaka gukora iz'ibyuma. Mu by'ukuri nshaka kuba nkoresha izi steel column zifite 305 kuri 305 kuri 90 niyo size. Nindangiza nyikirikeho, ndetse nshobora no kuza nkayikorera nkajya kuri edit type, nkangiza nkayiduplicatinga, nkaba nayita izina nashyizeho n'izina ryanjye, ntacyo byabitwaye, biba biri editable. Nkiritse ok, ibingibi bihita biza bikiyandika hano, bivuze ngo ninkirika ok irahita iza kuri uru rutonde. Ikindi kintu mba ngomba gukora, kuko iyi koloni yacu iri buze guhera kuri pavoma hejuru, niba ngo ndaza gusetinga hano hejuru. Ahangaha mfitemo modify place structure column, rotate after placement, nta kibazo ndabirekera kuriya. Ariko hano kuko harimo depth, ndamutse ndekeyemo depth ni ukuvuga ngo column yaza guhera munsi ya level 0 ikaza kuba itabye, kandi urumva igira umugezi hasi turi buze gushyiramo sous colonne, dushyiremo na footing. Ni ukuvuga ngo hano ndaza nshyiremo aka kajambo height, imenye ko iri buze guhera kuri level 0. Noneho yiza kugarukira nanone hano hari unconnected kuri metero 2.9 n'igice yaba ifite, ariko hano birashoboka ko naza kuyibwira ati ize kuzamuka igere kuri eaves. Ko muribuka hejuru ya SL twashyize eaves, hejuru ya eaves tuhashyira apex, ndashyiramo eaves. Bivuze ngo nanone kugira nkoreshe ya grid twagiraga, ngiye gukoresha iyi systeme yo gukora umurongo umwe hano, nimara kuwushyiraho frame abarwo nza kuwimura hariya kugira ngo binyorohere. Niyo system ukoresha kugira ngo ukore akazi kenshi mu gihe gito, ukora design y'igice kimwe, warangiza ukaza kugenda ubikopiya ahandi. Ndakoresha grid, ariko nindangiza mfate izi grid eshatu zibanza zonyine, aba ariho nshyira za koloni. Ndafata aha, nindangiza nkirike kuri green check mark, nindangiza njyana kuri modify. Urabona ko izi green zahise zihajya, ariko nanone kugira ngo bigaragare nze checking hano kuri detail level course, hano nshaka gushyiramo fine level, kugira ngo zibashe kuba nk'izigaragara, kugira ngo menye ko zagiye, mbeshuwa ko zagiyemo. Nuko ndibuze kuri 3D hano ndahita mbona za kolone zanjye, ariko nanone hano ngire shaded kugira ngo zibashe kuba zigaragara neza. Murabona yuko kolone zagiye, ariko ntabwo zagiye kuri amagrid. Ndaza kubera ukuntu tuza kubyimura. Nk'uko bisanzwe rero, kugira ngo twirinde confusion z'amagrid n'ama elevation, ni ukuvuga ngo ndandika VG cyangwa se visibility and graphics nk'uko mubibona hano hejuru. Nindangiza nze kuri annotation kugira ngo deactivate ari ama levels, hano ndandikamo levels. Noneho mpite nyibona hasi ni deactivating na applying ok. Urabona ko nsigarana kuri line zonyine. Ikigiye gukurikira rero hano ni ukuvuga ngo ndongera ngarutsika kuri SL cyangwa se slab level. Ni ukuvuga ngo ngiye gukora design yanjye nkoresheje section. Ndajya muri view, ndakirika hariya muri view. Mumenyere ko dukunda gukoresha izi section, ariko noneho kuri uno munsi tugiye gukoresha elevation, kuko murabona aka kantu ko kameze, gafite akazu gahagaze kakagiraho n'agasenge ka mugongo. Ni ukuvuga ngo iriya ni frame. Ndaza kuri extent line, nindangiza njye kuri framing elevation. Ni ukuvuga ngo nimwitegereza kuri mouse yanjye, ninyikoza kuri grid runaka, ni ukuvuga ngo irahita inyereka kariya kajisho rero kagomba kureba gaturutse hano mu ruhande, kuko karebesheje uko nguko ni ukuvuga ngo section waza gukora yaza kubura ibyo ireba ahangaha. Rero ni ukuvuga ngo ndaza mpita ngakoza kuri grid mpakirike. Nimara kuhakirika murabona ko kakiso gahita kahasigara. Njye kuri modify kugira ngo skipping iriya elevation nari mfite. Noneho kubera rero ngiye gukoreraho detail, ndahita kukirikingaho.
ninjye double clickingaho ni ukuvuga ngo irahita ifunguka, irafunguka ifite bya bipimo 0, 4 meter, 5.8 na za name nagenda imiminga. Noneho njye hano kuri detail level nanone nawe nyigire fine, nimara kuyigira fine nanone ndextendinga iyi section box yanjye iburyo n'ibumoso kugira ngo mbashe kubona za korone uko ari eshatu. Nindangiza kugira ngo byorohe nanone izi annotation ndazishyira hanze, nazishyira hanze ya section box kugira ngo bikomeze kunyorohera. No muri iki gice naho nkaza extendinga kugira ngo mbashe kubona za korone zanjye. Ikindi gikurikira iyo ugeze aha ngaha ni ukuvuga ngo kugira ngo nze kubona ya height igenda uku nguku, ni ukuvuga ngo ndakoresha detail line. Detail line rero ndibuze kuyishyira hano hejuru aho nza kugira quest yo hagati. Icyo ndi bukore nuko n'ubundi bujye muri annotate naho nkuri iyo mirongo, naho nkaza hano kuri detail line ndaka command y'uriya murongo, nindangiza nze nkirike hano ku ruhande ndetse n'aha ngaha, nindangiza nkirike escape cyangwa se nze njye kuri modify. Uyu murongo niwo nashakaga, urabona ko ahise ujya mufite metero 16. Uyu murongo icyo uza kumfasha rero ni kugira ngo nze kumenya hagati na hagati aho nza guhuriza frame zanjye. Noneho izi frame ninjya kuzikora hari uburyo bwinshi butandukanye, kuko nko kuri design z'inganda nkunda gukora ntabwo njya nkoresha frame ibi byuma nk'iby'amatibe biri hasi. Ni ukuvuga ngo nabyo ushobora kugikoresha, ariko kuri iyi nshuro numva turasubira muri structure naho tujye kuri beam, tubanza turebe ubwoko bw'amabeam dufite. Ni ukuvuga ngo muri beam HS universal beams dufite beam ingana nk'uko iyi korone ingana. Mu buryo bushoboka dushobora no gukoresha iyi. Ni ukuvuga ngo icyo banza ngakora nkirika aha ngaha, narangiza noneho nkaza kuri wa murongo, kuri uyu murongo, ni ukuvuga ngo ni muri iriya center, nkaza nkakirika, bivuze ngo iyi beam irahita ijyaho. Narangiza nkajya kuri modify, nkongera nkagaruka kuri beam, nanone nkongera nkayifata, ngakirika hano bifatiye, nkongera nkaza kuri ya detail line, noneho nanone ngakora escape. Kimwe nuko nshobora guhita ntambikamo ikindi cyuma aha ngaha biterwa n'uko frame zanjye zimeze, kuko hari frame usanga imeze nk'iyi ugasanga ifite bolt hano n'indi bolt, ariko n'igihe muzasanga nanone hano hatambitsemo indi frame ibihuza. Ibi byo ni ibintu bisanzwe musanzwe mubizi. Iyo bibaye ngombwa ko iki cyuma kigeramo hano, hari uburyo bwinshi cyane uza ugaselectinga, noneho ukaza kuri attach to base, noneho ubwo naza ngakirika hano icyuma kikazamuka kikagerayo. Ariko kuri design yanjye ndi gukora ntabwo ari ngombwa ko nkigeza hejuru, nshaka ko kiguma aha ngaha, hasigaye frame ikaba iriho hagati kugira ngo bishoboke. Ikindi nanone iyo nashatse gukoresha ibi byuma, hano wenda nshobora no kuza nkabigira shaded kugira ngo bigende bimeze neza. Nshobora kuza nanone hano muri insert, namara kujya muri insert naho nka loadinga family. Iyo ngeze hano kuvuga ngo nza kuri structure frame, nka double clickinga, ni ukuvuga ngo izi ngizi ndi gukoreramo, dusubiye inyuma gakeya, ndi muri English USA, nkaza kuri structure framing, noneho nkaza kuri light gauge steel, cyangwa se nkaza hano kuri steel. Ngeze hano kuri steel nanone haba harimo ubwoko bwinshi. Hari imwe nababwiraga nkunda gukoresha hano ni castellated beam, ni ukuvuga ngo yo isa nk'ipfumaguye. Izi beam igituma abantu benshi bakunda kuzikoresha ku nganda, plus ifite iyi myenge, ni ukuvuga ngo bigabanya ibiro bya frame yo hejuru. Ni ukuvuga ngo uyikirikaho ukajya kuri open, wajya kuri open noneho ikahita yiloading, ukaza muri structure beam. Ni ukuvuga ngo winjiyemo uhita usanga yamaze kuhagera, ariyo iyi ngiyi yitwa castellated beam.
bivuze ngo ugiye kuri lisite noneho urayihasanga kuko ngiyi. Kuri iyi nshuro rero munyemerere aba ariyo dukoresha hano hejuru. Ni ukuvuga ngo ndajya kuri beam, noneho nze kuri castrated beam, castrated beam, noneho nindangiza aba ariyo nza nshyire ahangaha. Murabibona namwe yuko iraza igahita ifitinga hariya hejuru, bitandukanye no kuri kubikora bwa mbere. Nze kuri iyi intersection nanone nongere ngereho hano, murihangana gake kuko imashini iri kugenda itindaho gakeya ikigenda ibigeneratinga. Murabona bimuzanye zamaze kuhahurira. Nindangiza nze kuri modify cyangwa se kuri aka gacumu, murabona ya cross-selected beam yanjye yamaze kuboneka. Nimara kuboneka rero hano ni ukuvuga ngo icyo ndi bukore ndajya kuri 3D kugira ngo murebe ibyo nakoraga ni ibiki. Murabona yuko beam yanjye yamaze kuhagera. Nimara kuhagera rero icyo ndi bukore hano ni uko ngiye gufata izi beam zanjye ndarotatingaho gakeya, nindangiza selecting. Nimara guselectinga nongere nsubire kuri SL, njye kuri slab level. Nindangiza hari uburyo nshobora gukoramo noneho nkazimurira ahandi, nkagenda nzikopiya buri hantu kuri buri grid. Ni ukuvuga ngo nabashije kuba nshushanya, nkagenda nyihajyana, nkaza kuri modify, ninza kuri 3D murabona yuko ntwaye kopi ya za zindi zose. Ni ukuvuga ngo ziba ziri typical, ziba zikoze kimwe, zifite ni ukuvuga ngo imyirondoro imwe, niko nabivuga. Nindangiza rero nanone kuri iyi step nari ngezeho kuko nabo bamaze gutereka ibyuma byanjye, ngiye gutangira gushyiraho ama reference. Ndajya kuri iyi elevation, noneho reference ngiye gushyiraho ni ukuvuga ngo nimba uruganda rwanjye ruhagaze uku nguku, step ngezeho nuko ngiye gushyiraho ibyuma byanjye byo gusakara aho bigenda muri iyi stance, bikagenda bitambika nanga byo kuza gusakariraho, ndetse ngakora n'ibyo hirya. Uburyo ngiye kubikoramo rero ngiye kwifashisha uburyo bwa kabiri kugira ngo ngende mbigisha methods zitandukanye. Nshobora kubikorera kuri elevation cyangwa nkabikorera kuri 3D, ariko kuri inshuro reka mbikorera hano kuri elevation. Icyo ndi bukore ni uko ndi bujye kuri reference plane. Ninkozaho gutya murabona ko handitse ngo create reference plan using drawing tools. In the drawing area, sketch a line to define the new reference plane. Ngiye gukirikaho hano, noneho iyo maze gukirikaho murabona ko aka gacuma kanditse ngo click enter reference plane start point. Hano nshaka kuzikora zifite aka offset ka santimetero 10 hejuru. Noneho ndaza nkoreshe iyi command kuko nuvuga ngo bihita binjyana muri modify mode. Nzi hano kuri pick line, ninkirika aka gacuma murabona aka kantu k'agasara mfite, ninkirika kuri 10 birahita binsaba kujya gukirika kuri buri murongo nshaka gukora. Noneho ngiye ndaza nzuminge cyane, mfate iyi upper line. Ninkirika urabona ya reference line iraza iri perpendicular n'uyu murongo, nindangiza mu extending na hano naho mu extendingeho, ndetse nindangiza muhereze iyi mwita izina ukirikaho. Nindangiza ndayita wenda reference 1.1. Okay, nindangiza nkirika hano kuri modify, wa murongo urahaguma. Nongera nsubire kuri reference nanone, mushyiremo ka offset k'10 hejuru. Nindangiza ndagira ka gasara abanza hano kuri pick line, nanone nze nitegere wa murongo hano hejuru
nyikirike, nimara kuwukika nanone ndahita ngira n'extending iyi reference nanone izamuka, mpite n'extending n'iyi ngiyi imanuka nayo nyikirikeho, nayo nyite reference 222 nkirike ku ruhande. Ikindi nkora kubera ko muri video y'ubutaha bitewe n'iminota ngiza kumara tuzashyiraho na pariyeri cyangwa se parines za hano ku mubiri w'inyuma, nshobora guhita mfata none ngasubira muri structure nkaza kuri reference plane, nangiza nanone nkaza ngashyira ahandi ma reference ahagaze, ariko reka tube dukoresheje izi ngizi zo hejuru, izo reference zindi zo ku mpande tuzazikoreshe ikindi gihe. Icyo ngiye gukorera nanone nukuvuga ngo ndakirika kuri uyu murongo, ninkukirikaho ngiye gutangira gusetinga izi reference, kuko ni ukuvuga ngo namutse njya hano kuri show nkajya kuri 3D, ni ukuvuga ngo biba bigaragara yuko ahangaha namaze kugira ya ma references yanjye, ni ukuvuga ngo iyi reference ibigaragara mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Noneho hano ndajya gusetinga, ndajya kuri set pick plane, nindangiza bahite nze ndebe uyu murongo, nshaka guhera kuri reference 11 nyikirikeho, noneho bambwira ati go to view, ndashaka yuko mpita njya kuri 3D view open. None nimara gukirika open, ni ukuvuga ngo show, ndajya gushowinga nanone kukwerekana ya reference yanjye. Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri iyi reference ukuntu imeze, murabona yuko igaragara yuko ari igiye kumpa ubuhaname bw'iki gisenge bitewe n'ukuntu kimeze. Iyo ngikaraze gutya mubibona kurushaho, ni ukuvuga ngo mfiteho ya reference, kandi nigenda uko nguko kuko ndibuze kugira n'indi manuka ahangaha kuko iyi niyo 11. Nimara kubona iyi reference nanone uvuga ngo nshobora guhita ngenda nkajya nkimara gushyiraho iyi reference iraza kumfasha gushyiraho pariyeri zo hejuru, kuko n'uvuga ngo ziraza kugenda zikurikira iya reference. Niyo mpamvu ngiye gukaragaho gake, narangiza nkajya hano kunoza kuri top, nshaka kuyibona iryamye hasi nk'uko nguko, kuko ya reference nicyo nayishakiraga. Muri video z'ubushize mwabonye yuko igisenge cyangwa se zino pariyeri zo hejuru nayo nagiye nkoresha beam, ngafata beam cyangwa se nanone nshobora kujya hano muri insert, noneho nkajya muri load family, narangiza ngasa nk'usubira inyuma, narangiza nkajya muri light gauge steel, noneho nkaza nkareba izi zitwa gauge parine rail, cyangwa se ngakoresha iyi gauge. Ni ukuvuga ngo iyo nyikiritse gutyo murabona yuko izi ngizi ari pariyeri zisanzwe, ariko kuri iyi nshuro nanone ngiye kureka gukoresha izi pariyeri zisanzwe, mbereka ukuntu umuntu akoresha ibyo twita ngo ni beam system, nizo ngiye gukoresha kugira ngo bise nk'ibyihuta. None nimara gushyiraho bya byuma byo gusakariraho hano, ibyo mu mpande tuzabishyiraho muri video ya kabiri, nayo tuzayita parings and cladding part 2. Hano rero kuri beam ni ukuvuga ngo uhita ukakirika kuri beam system hano, wamara gukirika beam system bihita bikujyana muri edit mode, ariko nanone under properties hano bakaza bakakubaza bati utangira gusetinga layout rule ni fixed distance, ariko hano mu fixed number ushobora kuvuga ati nshaka gushyiraho pariyeri 10, ushobora gushyiraho maximum spacing, ushobora no gushyiraho clear spacing, ariko kuri iyi nshuro reka nkoreshe fixed distance. Noneho fixed spacing nanone hano nshaka gukoresha 1.20 hagati ya beam system n'indi. Nanone justification hano harimo center
hakaza end na beginning. Ni ukuvuga ngo beginning hano ikintu baba bashaka kuvuga justification, baba bashaka kuvuga ese pariyeri ya mbere irahera hano, ese irahera hano muri distance ntoya, ese kuri end ushaka irabara 1:20 bize kuza bigera hano ku mureko. Hano nanone uhitamo gukurikira ibyo ushaka gukora. Hano ndakoresha direction line. Beam system nanone hano iyo uhageze bakubaza ubwoko bwa beam ushaka gukoresha. Ni ukuvuga ngo dufitemo frustrated beam, cyaba ari kinini cyane kuko n'ibya beam twakoresheje hasi binini by'ibisore, zifite 400 nazo ni nini. Haba harimo ubwoko bwinshi cyane, ariko aha kubera ko tugiye gukoresha pariyeri nanone nshobora kubyorohera gake. Noneho nkabanza nkaza muri insert, nkajya muri loading family kuko nari nabikoze mu kanya. Hanyuma ngasubiraho inyuma gake, nkava muri style ubu nkajya muri gauge style. Noneho nkakoresha nk'iyi gauge parent, rikaba ariyo dukoresha, cyangwa se nkaba nakoresha n'iyo hasi, ariko murabona aho zigiye zitandukanye, ariko dukoreshe gauge. Ninkirika open bahita bampa ubwoko bwazo, baranyereka ifite base 2, 2, 5 birangana, hano 0, birangana, ariko kuri B1 naho bitandukanye. Hano ni 9, hano 110, iyi ngiyi ifite 7 n'igice. Reka dukoreshe iyitwa ntoya ariyo yiyi, aba ariyo twopeninga. Urabona ko bisa nk'ibyikanze. Nitujya muri structural, ni ukuvuga ngo turacyari muri ya beam system. Turaza hano turebe ko yaye nishyizemo ije. Parent tangira beam 300. Ngiyi yagezeyo, tuyishyiremo hariya right gauge parent. Niturangiza nanone tugende dusoma, buriya kwiga software mujye muyiga mugendamo yikubaganamo. Phase created, new construction, ushobora kuba ari existing isanzwe cyangwa se ari nshyashya cyangwa ariyo bagiye gusana. Phase demolished ni none. Hano murebe ko harimo existing na new construction, iyo wasenye biragira ngo reka turashyiremo none. Niturangiza noneho tujye no kuri izi type. Ni ukuvuga ngo icyo tuba dusigaje hano rero nta kindi, ni ukuza noneho ngiye gushushanya. Ni ukuvuga ngo ndahera hano, mu by'ukuri ni ukuvuga ngo twagombye kuba dufite hano tukiri muri edit type. Ni ukuvuga ngo uyikirikaho, narangiza aho kugira ngo nkoreshe rectangle kubera ko aka kantu ukuntu kameze, nciye rectangle yagenda nabi, reka nkoreshe noneho nanone pick line. Noneho ngiye kuyishushanyirizaho, ndakirika hano hagati. Noneho murabizi neza ko aha ngaha hariho muri mugongo. Nanone nze nzuminge neza, njye hagati muri iki cyuma cyo hagati, nkirike nshushanye. Nongere nze n'aha ngaha muri iki cyuma nshushanye, nongere nze no muri iki ngiki naho nshushanye. Noneho nze nkurozinge shape yanjye. Ariko aha no kwitona no kuvuga ngo kuri beam system no kuvuga ngo hari ahantu hagiye uturongo dutatu kandi ahandi n'umurongo umwe. Aha bigaragaza icyerekezo cyangwa se icyo twita ngo ni beam direction. Ndamutse ngiye kuri green check mark hano, ni ukuvuga ngo za pariyeri zajyaho zihagaze uko nguko kandi nshaka ko zitambika. Rero gusakara kubera ko ibateri zaterwa ari manuka uko, ni ukuvuga ngo pariyeri zirajyaho zitambitse. Niyo mpamvu hano kuri beam direction namara gukirikaho noneho ubwo yari itambitse uko ngo nkayibwira ko iza kugera muri ubu burebure. Ninkirika urabona utu turongo turahita tuza dutambitse, bivuze ngo none nshobora guhita nemeranywa na software yanjye yuko ari gutya pariyeri zijyaho. Ikindi nkora nta kintu, no guhita njya kuri green check mark cyangwa finish edit mode, ngakirikaho. Ni ukuvuga ngo za beam za pariyeri zihita zijyaho. Kugira ngo mbe sure yuko zagiyeho, nuko ndi bujye muri 3D. Ndajya hano kuri 3D. Ni ukuvuga ngo hano impamvu nkirika kuri 3D ntihagire igihinduka, mwibuka ko na rotate nze na karaza hangiye kuri top. Ni ukuvuga ngo n'ubundi ndaza gukoresha iyi 3D y'aha ngaha. Ninyikirikaho bahita banyereka yuko zamaze kujyaho kandi murazibona.
ariko nubwo zamaze kujyaho, ikindi kiba gisigaye ni uko uburyo ziriho ntabwo ari bwo, ziraryamye ziri hari kagongo, kuko ujya hano no kuri section noneho hano muri fine, hano muri shaded, ni ukuvuga ngo ntabwo uba uzibona kuko ziraryamye, ziryamye nk'ibati. Nasubira hano kuri 3D rero, nindangiza icyo uba ugomba kuzihindura hano, wenda nanakivuga ntayikora, uba ugiye guhindura icyo bita ngo ni justification. Ni ukuvuga ngo na selectinga imwe, hano bahita banyereka right gauge params, ni ukuvuga ngo na parameters zayo, ni ukuvuga ngo hano ngiye gutangira kugenda mpindura izi cross section. Cyakora kugira ngo zihindukire icyarimwe tutajya dukora imwe, ndakora right click, select instance or instances, njye kuri invisible view, zose zirahita ziba selected. Nindangiza ahangaha tugiye gusubira muri mate ho gatoya. Ni ukuvuga ngo tugira uruziga rwacu kugira degrees 360, bivuze ngo ni quadrant enye. Mwibuke neza yuko duhera muri 0 tukagera muri degree 90, 180, 270, bikongera bigahinduka 260. Hano rero ikintu ukora uhita cross section rotation, ushobora gushyiramo 90, nkareba ziraba zimeze gutya. Urabona zihita zibyuka zikicara. Rero nimba zicaye gutya, urareba ugasanga nimba ariko ushaka ko zishyira cyangwa nimba ushaka ko zihindukira, ni ukuvuga ngo ushobora no guhindura 180, ukareba indi position zifikire, zirahita ziryama. Nitugera kuri 270 zirahita zeguka ariko zihindure face. Ku bwanjye rero ni ukuvuga ngo numva nazirekeraho nka gutya, zikaba ziriho ko ushatse ko zihindura iyi face zikagira indi, bivuze ngo washyiraho opposite yayo nimero 90, n'ubundi nabwo ni ukuvuga ngo zirahinduka zikaguma uku nguku. Ariko kuri iyi nshuro reka hano dukoreshe 270. Ikindi uza ukareba, urabona uko ziriho hano zisa nkaho zinjiye muri iyi beam. Habaho nanone kugenda ubyongera nazo kuko kuba turi guhindura cross section rotation. Noneho ukaza hano kuri usigara urwana nanone n'izi YZ justification ni uniform, ushobora kuyigira independent. Y offset ntayo dufite. Z justification ni top, ushobora kubihindura bottom ukareba, ni ukuvuga ngo hano hinjiramo cyane, bivuze ngo nyigize center nanone ntiyivamo. Nshobora kuza nkayigira noneho top ikazamukaho gake. Itazamutseho neza nshobora no kuza nkavuga Z offset value, nshobora no kuza noneho ngashyiramo 0.05, nkareba ko bizamukaho hejuru. Murabona ibigenda bano kwanga ibindi byose ugenda ubihindura. Nanone selecting imwe, select all instances in visible view. Hano noneho nshobora gusubizamo ya 0 yanjye, wenda nkazireka zikicaraho kuriya, biterwa n'uko ushaka kudesigninga. Ni kimwe n'uko hari n'uburyo nanone uza hano ugasa nk'uwayinkarwe. Nzabigisha ukuntu dukoresha aka kantu bita cop nyuma, cyangwa se ukuntu kopinga ibyuma. Aha murabona yuko params zacu zamaze kujyaho. Ikindi dushobora gukora nanone, nshobora kongera ngasubira hano kuri top, hano kuri top. Noneho narangiza hari system yo kuzimira ziza hano. Gusa iyi system isa nk'ikomeraho kuko isaba imibare myinshi. Icyo muzajya mukora n'ubundi, mushobora kongera mukagaruka muri beam system, mwarangiza nanone ukongera ukazishushanya. Iyi niyo system yoroha, ugashushanya hano, ukongera ugashushanya n'aha ngaha kuko ni muri ya center yacu. Ukongera ukaza ugashushanya n'aha, ukongera ugashushanya n'aha ngaha, ukongera ugashushanya na hano. Warangiza ugasetinga bya bindi byacu yuko ari gutya bimeze muri paka, ugakoresha direction line, dukoresha iriya gauge. Warangiza nanone ukongera ugahindura beam system direction, warangiza ukajya kuri green check mark naho zikahaza, ukongera ugasubira kuri 3D.
ariko dukoresheje iyi ngiyi kuko ariyo twari twarotetinze. Hano ubu nagira ngo mbereke icyo ya reference plan yacu iba imaze ni ikihe. Murabona ko izi ngizi zagiyeho siko izi zigiye, bivuze ngo rero ahangaha uramutse ubikoze gutya, hano ntisagiye kuri iki cyuma harazagisohotse, bivuze ngo ibi ngibi turabivamo. Noneho iyi n'iyi tubisibe. Sorry. Ni ukuvuga ngo tubisibe. Hano birasaba yuko twanipininga, noneho izi tukazihanagura. Pinned object were not deleted, ni ukuvuga ngo urayikirikaho ugenda uyanipininga uyisibe. Ni ukuvuga ngo igifite kariya gapine ntabwo ushobora kuyihanagura ku ifeho. Unpin, delete, unpin, delete, cyangwa se ukaziseletingira icyarimwe, warangiza ugakwirika izo zikaba unpinned ukazisiba. Aha rero icyo bigiye kudusaba ni igiki, tugiye gusubira kuri iyi elevation. Ubwo twari twasetinze iyi reference plane kuri 1.1, nanone tugiye gusetinga ku ya kabiri peak plane, nanone nze nkirike iyi. Ni ukuvuga ngo ndaza kuri set work plane, peak plane, noneho nze kuri reference 22. Okay, noneho nze nyigaragaza muri 3D ni opening. Nimara kuyi opening hano, ni ukuvuga ngo nshobora kuhita ngarukana muri structure, nkaza muri beam system, narangiza nanone nkajya nabona kuza kuyishushanyaho. Nkayishushanyaho hejuru, na hano nkaza nkayishushanyaho, na hano nkayishushanyaho, na hano nkayishushanyirizaho. Nkagiza beam direction nanone nkayihindura itambitse. Hano tuzuminze gake murabona ko iki cyuma kitaje ngo cyegere, na hano haraburaho ikindi. Nshobora no kuza hano noneho nkagira kuri beginning, noneho ngahita nkirika kuri green check mode, beginning end. Murabona hano kiregera, nshobora kugira direction line biraguma kuriya bimeze. Nshobora kuza nkagira beginning bikigira hepfo, cyangwa se nkaza nkanahindura ahangaha nkayishyira nko muri metero imwe, nabyo birashoboka, kugira ngo gihite kigenda kigereyo. Nkaza kubikora n'aha kuri izi ngizi zo hepfo. Hano icyo nkora ni uko ibi birangiye nsubira kuri 3D. Murabona none ko bigiyeho neza. Aha rero ni ukuvuga ngo ubusobanuro buhari ni uko na hano nshyiramo metero imwe. Okay, ni ukuvuga ngo ubusobanuro nagira ngo mbaye hano ni uko ntabwo ibi byuma bishobora kujya utabikoreye ya reference, kuko niyo bigenda bikurikira. Nicyo nagira ngo we mbagaragarize. Noneho kariya kantu kariho kameze gutya k'ubururu, ni uko iyi ngiyi ikiri shomba ngaragaza ya reference. Ariko mu by'ukuri ikindi gisigaye ni uko iyi plane ya hano, uko pariyeri zacu ziriho urabona zirubitse, nazo nkeneye kuzishyiraho zimeze nk'uko izi zo hirya zimeze, kuko ibateri ziryamaho bigenda, zo zicara hejuru y'iyi frame, nayo ibateri ikajyaho rimanuka. Ni ukuvuga ngo icyo ngiye gukora ni uko ndi buselecting iyi, nshobora no kubiselecting mu buryo busanzwe, noneho nkajya kuri control, nkaza ngakirika iyi, ngakirika n'iyi,
nkaza kuyihindurira cross section. Hano kuvuga ngo nanone ndahera kuri 90 zireguka uko zimeze njye ntacyo bintwaye. Udashatse ko zimera uko nguko ushobora no kuza nanone ukazihereza 270 zirahindukira, ariko zikaba ziriho kagongo nk'uko zigomba kuba zimeze. Noneho bivuze ngo uwashaka gushyiraho umureko yawushyira ahangaha, uwashaka gushyiraho ibati yaza akarifunikira aha. Iyo ugenda uhindura nta bindi ni ibyo ngibyo, ni ukuvuga ngo ni ngombwa gushyiraho pariyeri zo hejuru. Noneho ikindi reka tubishyire mu buryo buri realistic, noneho kugira ngo mubashe kubona icyuma uko kigiye kimeze. Ikindi ukora hano, hari igihe uyikirikaho nk'iyi pariyeri ukayanipininga. Iyo yanipininze ni ukuvuga ngo nibwo ishobora kukwemera ko wayeditinga, ukaza ugakirika kuri aka kadomo gutya right click, ukaza this arrow joint. Iyo ugize this arrow joint ni ukuvuga ngo iraza igakururuka ikageramo ahangaha. Nongera mbisubiremo, ni ukuvuga ngo iba editable iyo kano gapini ifunze gutya nta kintu ushobora kuyikoraho. Ni ukuvuga ngo nujya kuyimodifiya no kumodifiya icyuma nanone, ibyo mujye mubitekerezaho hakiri kare. Tutagiye kure dushobora no kongera tugasubira muri tugakora recall kuri bya bindi twari twarize ubwashize. Noneho tukaba twanakora assembling cyangwa se connection kugira ngo noneho mukomeze kuba mubyibuka. Ikindi ni uko wenda iyi design uko imeze, hano hagati numva twashyiraho iki cyuma tukakizamura kikagera hejuru. Nsura kugiselectinga attach to base, nangiza ngakirika hano, iki cyuma kirazamuka. Ariko nubwo iyo kizamutse gutyo urabona kiba cyaje kikanyura mu kindi. Aha rero hari uburyo bwinshi bwo kuba waselectinga ahangaha ugakoresha ka gakomande bita cop. Aka ni ukuvuga ngo uraza ugakirikaho nka gutya, warangiza ugakirika n'ahangaha. Ni ukuvuga ngo icyo uba ushaka gukora ni uko ushyiraho iyi beam itari continuous, ni ukuvuga ngo ukaza kuyikorera connection hano no hirya. Aka gakomande mujye mukamenya kuko ni ingenzi cyane. Nshatse guconnectinga rero gukora connection hano, murabizi ko tujya hano muri style, hano tukajya muri connection automation, tukajya kuri aka gacumu kamanuka, twamara kukajyaho tugategereza ikarodinga. Tuba dushaka kujya kureba ama connection tuza kuba dukoresha. Bifata akanya biterwa n'imashini yawe imbaraga ifite. Bihita biza muri aka gataburo kitwa structure connection settings. Dufitemo connection, tukajyamo na parameters. Muri parameters ni ukuvuga ngo haba harimo ama comment, ese iri approved, iri rejected, iri revised. Byose ugenda ubishyiramo. Hari aho biba biri buze kugenda bijya mu gihe uri buze guplotinga, ariko twebwe turarebwa n'iyi connection. Connection ni ukuvuga ngo connection groups tushobora kuba dufite beam to end, column na beam, tukagira general bracing, tukagira miscellaneous, tukagira plates and beam connection. Ariko hano uvuga ngo turakoresha all. Ndakirika kuri all zibe selected zose. Izi rero kugira ngo zikoreshwe zigomba kuza zikaza muri loaded connections. Kugira ngo zijyemo nuko uri bukirike kuri add zikimukira hano, ziva hano muri available connections zikajya muri loaded connection. Umaze kuzirodinga ukajya kuri OK, urategereza n'ubundi mashini yawe ikarodinga. Iyo umaze kuzirodinga zihita zimukiramo hano, zimukira aha. Icyo ukora no guselectinga column imwe, warangiza ukajya muri style, ukaza muri connection kuko zamaze kuba loaded, warangiza ukajyaho kuri aka gacumu ko hasi, noneho ukareba ubwoko bwa connection burimo. Wenda nk'iyo nakoresha hano iyo nakoresha hano plate
connection. Iminota imaze kuba 50. Kuvuga ngo noneho uko ntekereza nuko byasaga nkaho byari bitinzeho gake. Ni ukuvuga ngo connection type nshaka guhitamo ni iyitwa clip angle. Naza nkayifata hano, ni ukuvuga ngo bihita biza bikagera kuri ya korone. Ni ukuvuga ngo hano yahise yimukira hejuru, niyo mpamvu bambwiye ngo cut with voids by reference plane and start and join cut from geometric position parameters. Ni ukuvuga ngo hano iba yamaze kubibona yuko iyi connection yagiye ahantu hatariho. Nuko na skipinga, narangiza nkaza ngaselectinga hano still connection, ihita ikwereka ko ariho hagiye kwiconnectinga hariya. Ukaza ugahitamo ubwoko, nshobora kwandikamo clip connection narangiza ngakanda enter. Ni ukuvuga ngo iyo ukiritseho gutya ihita ikwereka yuko iyo connection yajeho, warangiza ugasa nk'ukaraga gake, ukajya kureba aho ziri. Bivuze ngo iki cyuma cyahise kizamukamo hejuru. Ni ukuvuga ngo iki cyagombye kuba kitarimo. Ikiriho ni uko connection hano yabaye, ntabwo ntari kubona neza ukuntu boruti zagiyemo, ariko ni ukuvuga ngo hano hagiyemo clip angle ndayibona. Okay. Ikindi wenda dushobora guhita dukora, reka wenda guconnectinga gukoresha cop. Hano naberetse ukuntu umuntu agikata. Ejo connection tuzayikomerezaho tugiye no kupressinga. Noneho kugira ngo bise nk'ibigaragara neza, hano reka dushyireho ama footing. Ushobora gusubira hano kuri SL, noneho ushyiraho footing nanone. Icyo bisaba ni uko ubundi yo ku ruganda uhereza sukorone, nyuma ya sukorone ukarohereza na footing. Ni ukuvuga ngo ushobora guhita uza hano muri structure n'ubusanzwe, noneho ugafata iyi footing ukaza ukayishyiramo, na hano ukahashyira indi, birashoboka. Na hano ukahashyira indi, noneho byanaba ngombwa ukabanza ukareba kuri 3D uko bigiye bimeze. Ushobora no gufata hano munsi y'iyi footing nanone ukongeramo sukorone kugira ngo icyuma kitaza kuba kimeze kuriya cyonyine. Ukajya kuri SL, warangiza ukajya kuri isolate at grid, warangiza ukaziselectingira icyarimwe, no kuvuga ngo zose zitazijyaho, kujya kuri green check mark. Ni ukuvuga ngo ugiye kuri 3D hano usanga zose zamaze kwakira ama footing. Ikindi ushobora gukora hano, ushobora no kuza ukoresheje propagate, ntabwo yakunda. So ni ukuvuga ngo ikindi kintu ushobora gukora hano, ushobora no kuza kuri iyi elevation, cyangwa se ukazana hano kuri south, noneho ugashyiramo izindi levels, ukaza ukongeraho levels hano, wenda ukaba
wajya munsi negative kabiri n'ibice bibiri, hano tukajya negative rimwe n'ibice bitatu. Noneho ahangaha ukahita bottom of BOF, bottom of footing. Warangiza ukaza kuri SL kuri slab. Noneho izi footing zose ushobora guhita uselectinga all filter check, nano ukazana checkinga. Warangiza ukajya kuri structural foundation, arizo ziba ticked zikaba selected zose. Warangiza ukajya kuri property. Noneho hano kuri level ni SL ushobora kuza ukazicaza kuri BOF. Tekereza ko zise zimanuka ukajya muri 3D nako zagiye hasi. Nanone ukongera ukagaruka kuri SL ukajya kuri architecture column, structure column, tukaza tugahitamo kuri izi za beto. Noneho izo ukazita depth kuri BOF. Noneho warangiza nanone at grid ukaza naho ukazishyiramo green check mark, ukajya kuri 3D ugahita ubona yuko ahangaha hagiyeho footing na stab column. Ndetse byanaba ngombwa ukajya kuri SL nanone ukajya kuri beam. Noneho ukaza ukareba concrete beam ushobora gukoresha iya 440 kuri 400 cyangwa 300 kuri 600. Warangiza on grid nanone nazo ukazishyira ahantu hose, ukajya kuri 3D. Ni ukuvuga ngo izi beam, ground beam no ngo zagombye kujya hasi kozikosa. Najya kuri SL none njye kuri beam, beam level no ngo nazo ndazijyana kuri BOF, sibyo kuri BOF. Noneho nindangiza njye kuri on grid zijyeyo kuri ni check mark, igende zishushanye. None for the created niko ntazigiye yora ngizi zamaze kujyayo. Akaba ari footing ariko zifite aya mabimu agenda ajyamo nk'uko nguko bimeze. Mu by'ukuri murabona yuko izi ni sukolone. Noneho hano nanone ushobora gusubira muri connection, type za connection, ukaza ukaka iyo bita base plate, ugaselectinga iki cyuma, ugaselectinga na colonne, ugakanda enter, shaded, wireframe, murabibona iyi connection yacu ya beam na beam. Navuga ngo harimo izi borete zacu dushobora kuyikora, nanone dushobora kuyeditinga. Noneho nuvuga ngo dushobora kuza tukayeditinga, tukagaselectinga, noneho tukajya hano kuri edit type, tukajya kuri edit. Noneho ubwoko bwayo dufite ni gutya bumeze.
warangiza ukaza kuri plate. Ese plate ni akakuma gafite peseri ya 2 cm, projection ni iriya iri toto, from center urabona ibintu bihita bihinduka hariya, from anchor urabona ko bigenda bihinduka, from toto urabona uko igenda yihindura. Nanone base plate dimension hano bakaza bakakwereka plate length gafite 46, width 45.8, offset parallel web ni 0, ntara ni 0. nuvuga ngo haba harimo utuntu twinshi cyane ugenda uhindura. Noneho hano by column, plate corner murabona ubu zifite more right angle, ariko ushobora no kugenda uzifiletinga cyangwa se filete ukagaca kuriya, cyangwa se ushobora no kuzigira convex ziri round convex, ama edge nyine ukayakajanga ku buryo adashobora kuba yakomeretsa nk'umuntu, nko mu buryo bwa safety hari aho babyexija. Ugenda uhindura ibintu byinshi cyane, hanyuma ugakora application, range of applicability, ushobora kuba waza hano ukarema inshyashya, ugakora irinyu, mbese ukaba wagenda ubihindura. Ariko ibingibi wenda reka tubireke, tureke kubihuza n'isomo ry'uno munsi. Hano nanone ugenda ushyiraho keynote, ushobora gukora identity data type image, ugashyiraho aka image keynote, ukagira comment ushyiraho model yayo, ukandika kwa kundi manufacturer nk'izo dukoresha kenshi ubu nazikunda kuba muri Zenith, type comment ugashyiraho utuntu twinshi cyane, ndetse kugeza no kuri cost. No kuvuga ngo yuzi ko uri buze kuzabibarira, uhita uza hano ukavuga niba icyuma kimwe kigura wenda 500, ugashyiramo igiciro. Ni ukuvuga ngo aya makuru yose uyashyiramo mbere, urangiza ugakirika OK, ni ukuvuga ngo bihita bigenda bikajyayo. So ni ukuvuga ngo iyo bimaze kugenda gutya rero, ushobora no kuza ugakirika aka, warangiza ugakoresha hari uburyo bwinshi cyane bwo kugira ngo ubishushanyirize icyarimwe. Nagira ngo mbereke ukuntu umuntu akora connection, noneho ukareba buryo ki uza kugenda ubikopiya. Nshobora kuza nkareba hano ni intersection ya grid F na A, hanyuma nkajya kuri SSL F and A, niho nashyize kariya kuma kanye, dore ngaka. Narangiza noneho nshobora no kugakopiya nkagenda nkimurira ahandi hose, nshobora kugakopiya nkagenda nkimurira ahandi hose. No kuvuga ngo iyo nzi ko byose bibuze kuba bifite details zimwe, nshobora kuza ngakora copy y'aka ngaka, nkagenda nkimura, ugaselectinga kamwe copy, nkagenda nkimurira impande zose. Ibi nabyo ni uburyo bwo kugira ngo wenda ukore detail nkeya, uzi ko byose biri buze kuba biteretseho kimwe, biri decentre, biri muri center, aho kugira ngo uze kwibeshyaho santimetero imwe cyangwa zingahe. Ni ukuvuga ngo ni uburyo ugenda ubikoramo, noneho ugasanga uruganda rwawe rudesigninze uko wowe ubyifuza.